dutangire ntari dutangire kugira ngo bya bibazo wabyegereje ndabifite ntari ntaribe ngo yose abakunzi bacu ba shene Twiga TV ndetse n'abo kuri shene ya Pilot Rwanda ngira ngo bagiye hari ibyo bagiye batubwira byinshi muri iyi minsi kandi bakeneye ko twagenda tubaganiriza ndetse tukabaho no mu byo kurusha yenda duhereye ku bikorwa turimo nk'ibikorwa bigendanye n'igura n'igurisha kuko buri gihe turimo ni ibinege bigendanye n'igura n'igurisha mu rwego rwo gushyigikira GCV kandi hari ibyo muri gukora muri iyi minsi hari ibyo muri gukora bigendanye nabyo ubwo nifuzaga ko twagaruka ku bikorwa murimo ndetse tukagaruka no ku yandi makuru ahari muri rusange kandi afitiye akamaro abapiyoni yanyu ariko muri make nyine urabanza ubibwira yes ni show one Pilot Ambassador Rwanda nk'uko babimenyereye kuri Pilot Rwanda ndetse no muri Pilot Community aho tugenda tuganiriramo dusharinga ibitekerezo akaba rero muri kumwe muri aka kanya rero tugiye kugira ikiganiro mu minota mike itarambiranye yego rero ku bintu bigendanye na GCV muri make kuko iryo gikorwa turimo muri iyi minsi turagenda dushagaguze kugira ngo niturambire abapiyonyazi ndetse natwe hari indi mirimo dufite dukeneye kujyamo muri rusange nk'iyo urebye gushyigikira GCV urabona byaba bitumariye iki nk'abapiyonyazi ikintu bituma rero gushyigikira GCV ni uko kugira ngo Pi blockchain ibone icyo bita unity price cyangwa se igiciro duhuriyeho twese birasaba ko transaction ziba nyinshi cyane muri rusange ku bapiyoniya bose uko bagenda bafatanya hagati yabo bahahirana bafatanya ntabwo guhahirana bivuze ngo uri umucuruzi ahubwo wowe ubwawe wabishatse washyigikira igihe ufite payi zawe kuri wallet warakuba wanagura n'ikintu niyo cyaba ari cy'igihumbi gusa maze mugenzi wawe mu bantu bawe bakoze kiasi cyangwa se n'abandi bari bose ugakimuha akakwishyura GCV payi kuri GCV maze mukaba mushyigikiye icyo giciro rero uko dukora izo transaction nyinshi niko tumanuka tukagihuriraho maze hakabaho icyo bita unity price duhuriraho twese kugira ngo tubashe kwayishyigikira koko kandi igerweho muri zino kondisiyo dusaba gukoresha dukuzuza yego nk'uruhare rw'abapiyoniyazi kuri Rwanda ubwo rero kumva ko icyo dusabwa rusange ni ugukora transaction nyinshi kugira ngo tubashe kujya GCV ndetse n'iyihutisha na open mainnet muri rusange cyane noneho tukiri aho ngaho hari nk'ibikorwa murimo muri iyi minsi muri gukora kandi numvise ari ibikorwa byiza cyane byo kwitabwaho ndetse no kuba mwabwira abanyarwanda aho bari hose ndetse n'abandi bose bamayininga network aho bari hose ku isi ibyo bikorwa nk'umupiyoniyazi wifuza kwifatanya na Rwanda ni community bari bashyigikiye ndetse no mu Rwanda turacuruje neza 59 ubwo muri make uwo muntu yabyitwara mwate yabigenza ate yanyura he hari icyo mwabasubiza umuntu wese ubundi bimeze nka Pilot Community twashyize hamwe turavuga duti kubera iki tutashyira uruhare rwacu mu gushyigikira iki gikorwa cya GCV nk'uko ibindi bihugu biri kugenda bibikora ati se tanguhe musanzu wacu ute kugira ngo kondisiyo eshatu dusabwa zibe zagerwaho mu mwaka wa 2024 nibwo twagize igitekerezo cyo gushyigikira GCV mu mihahirane mu gukorana hagati yacu ndetse ibitekerezo ukuntu byagenda neza kurutaho rero twagiye dukora groupe yo gushyigikira GCV ivuye muri iyo community n'undi ya Pilot aho umuntu wese yifuza kujoininga ahawe ikaze ariko none akabasha kugaragaza ko afite payi kuri wallet yaba yarakoze lockup isanzwe cyangwa se lockup 100% nawe yajoininga n'abafunze 100% nubwo atazifite kuri available balance ariko burya wallet ye ibimwemerera kuba yakwakira kuko aba ari kuri network ya open mainnet
unity blockchain ku buryo yabasha kwakira abe afite ikintu yumva yatanga yagitanga maze bakamuha payi kuri GCV ubundi rwose tukayishyigikira. Rero kugira ngo wifatanye natwe ni ukujoininga amagrupe ya pilot maze tukakuyobora muri GCV aho dufataniriza cyangwa se aho duhurira. Izo linki ziba ziri mu biganiro byose dukora muri description, uyo umanutse hasi gatoya uri kureba uko content y'ikiganiro ivuga, burya haba na linki, cyangwa se ukanyandikira maze nkagufasha nkagushyira muri groupe ubundi tugashyigikira GCV tukifatanya muri rusange kugeramo ntibigoye. ubwo uri kumva ko icyo gihe biroroshye. Ese buriya nk'abantu baba baherereye urugero nko mu karere ka Rusizi kandi muzi ahanini muri gukorera i Kigali yifuza nyine kwifatanya hamwe nk'uko twabivugaga, ubu muntu ibikorwa yabikora ate? ari kure yayo kuko ibibazo byose barabyibaza mu basobanurire niba byamushobokeye bitamushobokera ari kure yayo, arifuza ko mwakora mu bikorwa bigendanye na GCV nk'uko murimo muri iyi minsi igikorwa cyiza cyane cy'indashyikirwa. ubwo umuntu byasaba ko aza Kigali kugira ngo yifatanye namwe byagenda bite? ni ukuvuga ngo umupiyoni wese aho ari hose, aho ava akagera, aho yaba aherereye, gushyigikira GCV birashoboka cyane kandi tukifatanya bitamusabye kuba yaza i Kigali cyangwa se n'ahandi aho ari hose. Ahubwo muri iyo groupe tubavugira duhuriramo kuri wa muntu wiyemeje gushyigikira GCV, tubuza ko GCV ari Global Consensus Value 314,159. umuntu umva yatanga umusanzu we kuri product iyo ari yo yose, niyo yaba ari igiceri cy'ijana yaguze ikintu akagisubiza kuri payi, bakaba bari yemera kwakira kuri icyo giciro, uwo muntu wese ahabwa ikaze muri timu yacu aho yaba aherereye. Iyo groupe rero tugenda tubahuza aho bagiye bahereranye, ababasha kuba bahura bakabonana bagakora transaction byashoboka. Rero n'uwaba uri Rusizi wese iyo ageze muri groupe ndabizi ahuramo n'abandi baturanye atarazi ku buryo bashobora guhura bagakorana maze ibintu bikagenda neza. Mbese tugenda tubahuzahuza aho bagiye baherereye hose mu gihugu cyacu, yewe n'abari i Burundi nabo iyo turi kumwe nabo tubahuza n'abandi bari mu gihugu cyaho baherereye bakabasha gukora, kuko murabizi neza ko iki gihe cyo gushyigikira GCV 90% ni local transaction, local payment, kugira ngo babasha kuba bakorana icyo gikorwa kandi turabahuza bigakunda aho waba uri hose, upfa kuba uri muri iyo groupe turi guhuriramo kugira ngo tubashe gufatanya twese muri rusange. ubwo icyo gihe nk'uwo muntu bivuga ko washyigikira GCV utari umucuruzi cyangwa se udafite serivisi utanga, ubwo birashoboka. ese birashoboka byagenda bite? Birashoboka cyane, birashoboka nk'uko tujya tubisobanura kugira ngo bajye banabyumva. Kenshi bipfira mu kutamenya amakuru aho ageze, ariko niyo waba utari umucuruzi kandi si na ngombwa ngo ube uri umucuruzi, ushobora kuba ahantu muri botike cyangwa mu iduka iryo ari ryose ukagura ikintu wafata rero icyo ari cyo cyose ku mafaranga asanzwe muri fiat money ukishyura uwo mucuruzi. Icyo kintu niyo cyaba ari 1,000 cyangwa 500 wemerewe kuza ukakizana ukareba umupiyoniya mugenzi wawe witeguye gushyigikira iyo GCV ukakimuha akakwishyura muri payi, ni nkaho waba umugurishijeho icyo kintu. Gusa none iyo harimo akantu ka transport wateze kugira ngo muhure icyo kintu waguze, niba waguze nk'ikintu cya 500 ariko wategesheje nka 300, icyo kintu wongeraho 300 bikaba 800 mukabari kugira ngo niyo transport yawe igarukemo mu gihe wagiye guhura n'uwo muntu. Nubwo bwo kugenda dufatanyamo rero si ngombwa ngo uri umucuruzi, niyo mpamvu tuvuga ngo niba wagura ikintu cy'ijana burya birashoboka ko umuntu yakwishyura payi zingana n'ijana akurikije GCV kandi bigakunda. Rero si ngombwa uri umucuruzi, aho waba uri hose wabikora. Ariko hari akantu nifuzaga ko yenda wabasha kugarukaho ku buryo bwimbitse. Ntabwo abapiyoniyazi barasobanukirwa impamvu yo gushyigikira GCV. Muri make urugero banyuriremo mu kamaro ka payi ecosystem, uruhare rw'umupiyoniya kuri payi ecosystem, uruhare rubasubiriremo kugira ngo barusheho kubumva bihagije, kuko hari ababibaza ngo ese tutagiyemo byaba bitwaye, tutabikoze byaba bitwaye iki? bashyiraho amagambo make cyane ntabwo twasubiye. Ni
ukuvuga ngo ubundi ino GCV kwishyigikira ikintu bimarira ecosystem y'ubwayo. Ecosystem iyo tuyivuze ni data cyangwa se decentralized application zose, application amasoko yose tuzasanga muri Pi browser tukajya kuyahahiraho, ayo ngayo niyo ari mu cyo bita ecosystem. Rero umuntu wese ubishoboye kuba yashyigikira umusanzu we abatanze, ikintu bifasha ecosystem nuko transaction ziba zabaye nyinshi kandi kazibona mu buryo bugaragara, kandi kazibona hafi ya zose zihuriye ku giciro kimwe. Niba nko muri Pi browser harimo nk'amasoko wenda agera kuri 50, ariko ayo masoko hakaba yose agiye ahuriraho abacuruzi byibuze nka 50% bose bakaba bashyigikiye GCV, biba byoroshye ko umukiriya wese aho yari yakwinjiramo akabona icyo giciro, bose bakakigurira. None wa undi udashyigikiye GCV, ntekereza ko kubona abakiriya bizamugora, kubera ko ubwinshi bw'abasoko burimo bw'abacuruzi burimo bushyigikiye GCV ni benshi, ku buryo umucuruzi cyangwa se umukiriya azajya abona ahantu hari GCV akaba ari wahahira. None wa wundi utayishyigikira akagenda abura isoko, bigatuma agenda amanura ibiciro kugeza yisanze kuri GCV. None ba bandi bose uko blockchain izamuka ikagera kuri 80% by'abayikoreramo, icyo GCV iza kudetectinga icyo bita unity price, byibuze abantu hafi ya bose igiciro bahuriyeho. Uko nguko ni kigira GCV, kandi bigatuma na blockchain akazi kayo kwihuta, ikabasha kubona abo bantu icyarimwe. Ndibutsa ko mu oda muri guhaha n'abandi bagurisha, muba muri kubinyuza mu cyo bita smart contract iri recorded kuri Soloben. Soloben iyo ngiyo niyo idufasha kuba yadetectinga iyo smart contract, kandi na price niho iraninga. Ibyo ngibyo bikayorohera kuba yabasha kubona igiciro turi guhuriraho twese dushyize hamwe. Rero ntekereza ko unity price yagerwaho vuba, kandi open minded tukayinjiramo igihe icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu uwo ari we wese abikoze byaba byiza kurushaho, maze tukabasha kugera kuri icyo gikorwa cyane. aha murakoze cyane. Soloben yivuzeho, numva byaba byiza n'ubundi ubaye nk'uyigarukaho mu buryo burambuye mo gake, kugira ngo barusheho kubisobanukirwa. Uvuze ijambo Soloben byonyine ntabwo abantu bahita basobanukirwa ibyo ari byo. Mu kanya gato cyangwa mu minota cyangwa amasegonda wagerageza kuyibasobanurira icyo ari cyo, kuburyo ki babasha kuyumva, kuko bivuze gutyo ntabwo nta kintu basigarana, kandi basifuza ko bagira akantu basigarana. Gerageza ibasobanuriraho gato cyangwa babone gukomeza. Ntuzajya wumva Stella ujye wumva ko ari ihuriro rya blockchain zose ziteguye gukora cross border payment, cyangwa se kwishyurana transaction zambukiranya imipaka. Rero izo transaction zambukiranya imipaka harimo iz'ubucuruzi busanzwe, harimo izo koherezanya amafaranga bisanzwe, byaba binyuriye mu mabanki, ariho hari ya connection ya iOS 2022. Iyo ngiyo ikaba ari data za banki kuri blockchain. Rero icyo ngicyo kivuyeho haza ikindi kintu gishinzwe ikintu bita smart contract. Smart contract ni nk'amasezerano aba hagati y'umuguzi n'umugurisha. Abo bantu iyo bari guhahirana, burya hari amasezerano baba bagize, umwe aba yemewe kwakira kimwe, undi akemera gutanga ikindi. Rero ayo masezerano bagize aba ikintu cyitwa smart contract, abarizwa kuri blockchain kugira ngo transaction zigombe kubaho. Rero platform ifite smart contract Pi network yahisemo gukorana nayo, iyo ngiyo yitwa Soloben. Soloben rero ikaba iri under Stellar, ndetse ikaba iri recorded kuko Stellar yabaye integrated kuri Pi blockchain, ndetse na Soloben byose bihurira kuri Pi blockchain. Ariko nanone iyo Pi blockchain nayo ubwayo yongera kuraninga kuri Stellar, aho iraninga kuri cyo bita Stellar Ankura, kugira ngo bibashe kuba byagendana neza. Rero ibyo byose iyo bihujwe, Soloben ikadetectinga icyo cyitwa smart contract, uruhare rw'abaguzi n'abagurisha bari kuraninga kuri Pi blockchain muri ecosystem twagendaga tuvuga. Ibikorwa byose byaberaho biba bifite aho bihuriye na smart chain, byose biri munsi y'ikigo cyitwa Soloben, cyangwa se platform yitwa Soloben ihuriraho izo transaction zose ziri kugenda zikorwa, maze izindi zose zifite aho zihurira na banki zose zigahurira kuri iOS, ariko ibyo byose bikongera bigahurira kuri Stellar Ankura, ariyo Stellar Expert, nk'uko twagiye dufungaramo ama account. Rero numva Soloben ari mu buryo iyo izajya imanaginga ibijyanye na smart contract, ari order zose ziri kubera kuri Pi blockchain muri Pi browser, tuzajya tuzisanga ku cyo bita Soloben. Ariko ntabwo ari ahantu uvuga ngo ugiye gufunguraho account, ahubwo uko wakora transaction yose izajya biruhukira biba recorded kuri Soloben smart contract, ari naho unity price izaturuka. Ndumva ari cyo
reka noneho mbarize n'abandi none uko turi gukora amatransaction ubu ngubu ashobora kugaragaraho wenda ashobora kugaragaraho azagaragaraho ryari ese ashobora kugaragaraho ubwo bahita bayabona ni ukuvuga ngo muri updates dufite nuko Stellar account cyangwa se Stellar expert izaba open public chain ku itariki 30 z'ukwa mbere 2024 murabyumva harabura iminsi igera nko ku 9 cyangwa 8 bitewe n'amasaha tugezemo uyu munsi rero kuri iyo tariki ubwo ino Stellar izaba imaze gutangaza public chain ntekereza ko ibikorwa byose biri kuri Stellar byose bizatangira kuba byaba detected maze transactions zose zigatangira kuba zagaragara ariko nk'uko mbisobanuye kuri Stellar hariho imishinga myinshi cyane ntabwo ari Pi blockchain yonyine hariho za Tesla hariho Toyota hariho Benz hariho n'izindi commodities nyinshi cyane zizaba zitegereje kuba zakora ibikorwa byayo kuri Stellar niyo mpamvu rero nibamara gutangaza public chain bizaba bisaba ko buri kigo cyose kizagaragaza road map yacyo kiha abakiriya babo cyangwa se community kugira ngo bamenye gahunda ni muri urwo rwego rero tuzategereza n'amatransaction ya Pi network aho team izadutangariza ibikorwa uko bigiye gukurikirana ndumva rero guhera ku itariki ya 30 kugeza kuri 31 z'ukwa mbere tuzagenda tubona n'ama update ya Pi network agenda twereka ko ubwo Stellar yabaye public nabo bazatwereka ibikorwa byabo muri iyo minsi simvuze ngo ni itariki ni bazabyerekana ariko babizi ko gahunda ari uko nguko bimeze kugira ngo tubashe kugenda tubikoresha ntekereza ko ari nabwo bashobora kuzaba bari kuduha dApps cyangwa se decentralized application ecosystem kugira ngo tutangire tuyikoreshe kuko iri mu kintu tugomba gukoresha dusaba nka pioneer ndetse na developer gukoresha kugira ngo tubashe kugera kuri za eshatu dusabwa muri Open Mainnet 2024 kugira ngo igerweho murakoze cyane aho tuzira ko basobanukiwe dufite abapioniyeri zijya no hino ku isi Zambia Mozambique Tanzania Uganda Congo Rwanda Burundi aho turabafite babibaza byinshi urabona ko abantu benshi bamwe bakoze KYC ariko amakauti yabo aracyari muri tentative ntabwo barabona payi zabo hari abandi batarabona ama-KYC mwene abantu batarabona payi n'abatarabona ama-KYC tubwire uruhare rwabo bashobora kugira mu ese bayishyigikira cyangwa ntibayishyigikira tugarutse kuri KYC uyu munsi mwese mwinjije muri application zanyu za Pi network murasangamo itangazo rifite aho rihurira na KYC kandi rivuga kuri KYC gusa aho Core team yagaragaje ibibazo byose biri muri KYC ko ahanini ari twebwe twagiye tubyitera tugenda twuzuza fomo ya KYC nabi ugasanga utanze ID ugatanga ibanga mu gihe ugango utanga igice cy'imbere n'ikinyuma ukitangira ibice bibiri by'imbere gusa cyangwa ibice bibiri by'inyuma ugasanga biyuzuje amatariki yacu ari kuri ID washyizemo ayo wishakira cyangwa se wanayasimbutse ugasanga ibyanditse kuri ID ntibiri guhura mu mazina ndetse n'imirenge byose nibihura ibyo byose bigasanga utwo tubazo twose twari turimo ariko twebwe twagiye tutwitera bakaba baratugira inama ati niba mugiye gukora resubmission cyangwa se bagiye kuyibaha byaba byiza ugiye wegera umuntu wawe wagufashije cyangwa se ubizi kukurusha akakuyobora mukakora KYC neza ku buryo twirinda utwo tubazo twose twatuma KYC zidindira rero mwese abantu bose abenshi muri konti zabo bari kugenda basangamo submission ku buryo basubiramo KYC mbabwira niba muzibonye mujye mwegera abantu babafashe muyikore neza kugira ngo mutongera kuba stacked muri no Pi blockchain kandi bazanye uburyo bwo kuyisubiramo utundi tubazo kose kwa turimo Dr. Nicolas arimo aradukemura ndetse aranadukemuye ahasigaye ntahaco kuzuza ibintu byacu neza rero umuntu wese utarakora KYC birashoboka ko yashyigikira GCV kandi atafite na migration kuyishyigikira nta kundi nuko ajya muri Pi konte ye akareba abarifero bose security cycle yose abantu babashije gukora KYC ndetse akaba yabashishikariza kuba baza bakifatanya natwe tugashyigikira GCV ubwo ni ubwa mbere bushoboka ubundi buryo bwa kabiri bushoboka nuko wowe utarakora KYC n'undi birashoboka ko wagura icyo kintu cyawe ku gihumbi cyawe muri boutique bisanzwe cyangwa se ahariho hose maze icyo kintu ukabwira umuntu mu bantu bawe bakoze KYC akaba yakikugurira ashyigikiye GCV niba koko ashaka kuba yadufasha cyangwa se twafatanya kugira tuyishyigikire uramutse uguze product ukemera ko akira izo zeru simvuze ngo weho uzazakira ahubwo nukigura n'ubundi icyo kintu ukagiha umuntu wakoze GCV cyangwa se wakoze KYC birashoboka ko yagushyirira payi kuri
wallet y'umuvandimwe wawe. Ntekereza ko twese uko tumeze abenshi dufite abantu bacu bagiye bakaba KYC, ashobora kuzikohereza kuri wallet wamusabye, ariko maze icyo gihe wazakora KYC wa muvandimwe wakaba yaziguha nawe kandi kira GCV mu gihe utarabona ubwo buryo bwo kuba wakwakira. Ntekereza ko icyo kintu gikoze byagenda neza kandi tugafatanya, ndetse ukanashishikariza abantu bawe kuba bakwifatanya na Pi Rwanda community kugira ngo babashe kuba basapotinga GCV. aho ngaho bivuze neza ko n'utarabona KYC nawe yayishyigikira agura ikintu mu iduka, kuko umuntu ashobora kuba afite umuvandimwe, inshuti, umuturanyi wapasize KYC akaba yarakoze na migration byose yararangije, noneho nawe ukagenda ugasanga cya kintu wa muntu akaba yakifashisha akigurisha nk'umuriro ibyangombwa bakamuha izo payi nawe akazaziguha igihe byose bizaba nawe byahindutse. Nubwo byo wari ubivuzemo cyane rwose. aha noneho rero murabona ko abakoze ibikorwa byose bigendanye n'igura n'igurisha akenshi bakunze kubimurika ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se abandi bakabimurikira Doris yindi, kuko iyo urebye kuri konti ye uje ubona ko akunze kubinyuzaho. Ese hari icyo mwaba muteganya cyangwa se mutegura kuzabikora mukaba mwabimurikira Kotimu cyangwa se mukabimurikira Doris yindi, nk'uko abanyetogo, abanyatanzania n'abandi mu bindi bihugu bagenda bikora, natwe igihugu cyacu cy'u Rwanda kikabasha kugaragara muri ruriya ruhanzo mpuzamahanga? Hari icyo mubiteguraho? Ubajije ikibazo cyiza cyane. Ntabwo ibikorwa byose turi gukora bigarukira aho ngaho. Twateguye uburyo twegeranyamo transaction zose zagiye zikorwa, abantu bose turi kugenda dukorana. Umuntu wese uri muri groupe transaction akoze burya akenshi biba byiza igendanye n'ifoto, atwereka ifoto ko yaguze cyangwa se yakiriye, maze ubundi dufite archive tubishyiramo tukabyegeranyamo. Ibyo bintu byose tugenda tubipostinga mu mbuga zacu, ariko umugambi nyamukuru nuko nitumara kuba tumaze kugira transaction nyinshi ku mubare ugaragara usa nkaho ushyitse ndetse n'amafoto agaragara, ibyo byose tuzataginga Kotimu ndetse dutaginge na Doris yindi, cyane ko we yanabidusabye turakunzisha tugenda tuganira tukamubwira ko duhari, mbese kugira ngo abone ko koko duhari kubera ibikorwa tuzamutaginga. Rero mu minsi mike iri imbere tuzakora ikimeze nka event aho tuzahura twese twambaye impuzangano za Pi Network ndetse n'ingofero ku babishoboye, ubundi dukore izo transaction mu buryo bwo kugaragaza icyo gikorwa, maze ibyo byose ari ayo mavideo ari ayo mafoto byose dufite umuyoboro tuzabinyuza tukabigeza kuri Doris yindi, akabishyira muri community zayo, maze akamenya ko na Rwanda community ishyigikiye GCV kandi hari. Ngira ngo murabizi ko uyu munsi ntabwo yari hari, nta muntu yizi, ntabwo izwi, ntabwo u Rwanda bazi ko ruhari muri Pi, ariko icyo gihe tuzaba tugaragaje ibendera ry'u Rwanda muri Pi community GCV dufatanye na Doris yindi ndetse na Kotimu muri rusange, maze Doris yindi nawe abinyuze ahantu asanzwe abinyuza, dore ko afite ahantu henshi apostinze community zikagenda zigaragara, mukaba muzagenda mubibona mu rugo. Rero ushaka kwifatanya natwe uhaye ukaze ukaza tugafatanya gushyigikira GCV kugira ngo tuzagere kuri icyo gikorwa nyamukuru twese tugambiriye kuba twagaragaza community yacu mu gihugu cyacu Rwanda, tukazamura ibendera ko turi gushyigikira GCV. aha mbere y'uko nkomeza banza utange nimero zawe, kuko hari abantu benshi bari hirya no hino mu gihugu ndetse no mu bindi bihugu, ariko b'abanyarwanda ibyo mubisha bakoresheje ari abanyarwanda, uburyo ushobora kwifuza gushyigikira GCV bakoranye namwe muri Rwanda ni community. Wabaha nimero zawe noneho bakaba baguhamagara abifuza ko babasobanurira kurushaho, cyangwa se uburyo bagera muri group WhatsApp ukaba wabafasha. Banza uzibahe mbere y'uko dukomereza ku bindi. Urakoze cyane. Ndabanza mbibutse ko turi kumwe na Twige ECTV ndetse na Pi Pilot Rwanda, aho hano mu ijwi mukaba muri kumva Showam Pilot Ambassador, ariko ntabwo ndi njyenyine, murabizi dukorana turi babiri, hari n'undi witwa Justin Nizeyimana akaba ari Pilot Ambassador Rwanda, aho nawe turafatanya cyane. Rero nimero za Showam Pilot Ambassador ni 078 71 0
36 izo ngizo ni nimero wasanga kuri call ndetse na WhatsApp maze kwifatanya mu gikorwa cyo gushyigikira GCV cyangwa se ku bundi bufasha bwose wakenera ari ku bumenyi ndetse no kuri pilot ndetse no ku bindi bibazo byose bafite muri payi ubusobanuro ukeneye kumenya ushobora kuza tukifatanya. Murakoze cyane ndetse twibutsa n'abadukurikiye ko ari ngombwa gukora subscribe, share kandi comment kuri izo channel zombi kuri GCTV ndetse na Pilot Rwanda, kuko buriya iyo utakoze subscribe ntabwo umenya ko ikiganiro cyagiyeho, n'iyo ubibonye ubibona imbitagihe. Rero twashishikariza buri wese ko yakora subscribe, share kandi comment kuri izo channel zombi GCTV ndetse Pilot. Reka dukomereze muri Tanzania. Ni igihugu kiri kubaka izina muri Afurika y'Iburasirazuba ku bigendanye no gushyigikira GCV. Ariko mbere yuko dukomereza ku bikorwa bijyanye no gushyigikira GCV, hari amakuru ejo bundi numvise, niba nawe warayumvise ntabwo mbizi, y'uko leta ya Tanzania hariya mu bice bya Zanzibar ndetse muri Tanzania muri rusange, y'uko leta hariya iri kwita ku bintu bigendanye no kuba yagura crypto currency by'umwihariko nka Bitcoin. Ayo makuru wayumviseho? Yes, ayo makuru narayakurikiranye, nagiye nyabona mu binyamakuru ndetse nanjye ubwanjye nyumva aho leta ya Tanzania yiyemeje kuba yashyira Bitcoin muri banki zabo kugira ngo babashe kwisanisha n'ikoranabuhanga, aho ushobora kuba wadepozinga Bitcoin muri banki account yawe kugira ngo mubashe kugenda mwisanisha mu ikoranabuhanga. Rero ayo makuru arahari, ntekereza ko ari ikintu cyiza cyane, n'ibindi bihugu bizagenda bibikora byegera ikoranabuhanga uko bigenda riza hirya no hino. Rero iki kintu kimeze neza, Tanzania bo baba bari imbere akenshi mu ikoranabuhanga, bari tayari. So ku bijyanye yaho Abatanzania bafite event izamara iminsi 3. Warumvuze ku bijyanye n'iki? Hari ukuntu amajwi ariyumvikanye neza. Abivuze ku bijyanye na GCV muri Tanzania. Yego, bo Abatanzania bishyize hamwe mu gushyigikira GCV muri Zanzibar. Bafite event igiye kumara iminsi 3 ishingiye mu kuba yatanga ubumenyi ikoranabuhanga ku bantu benshi, kuko ni rishyashya, hari abantu benshi batarabimenya. Rero ubwo bumenyi nibwo bagiye cyane kububutsa ndetse banamamaza Bitcoin muri ubucuruzi muri Tanzania kugira ngo babashe kuba bayakira nka payment. Iyo event n'ibyo bintu bibiri by'ibanze igamije. Rero bakaba bameze neza cyane, bakaba baragenda bayishyigikira ndetse kandi bahaberekana payi cyari cyo mu bacuruzi n'inyungu zayo kugira ngo babashe kuba bayikoresha. Rero ntekereza ko natwe uko tugera kumva GCV cyari cyo, izo event tuzagenda tuzikora tugafata igihe tukagaragariza abacuruzi ko icyo gikorwa cyari kandi iryo faranga rifite agaciro, bakaba bakwemera n'undi ko yakira mu bikorwa byose. Muri Tanzania muri iyi minsi nabonye bari kugaragaza amavideo menshi agendanye no gushyigikira GCV. Nabonye ibikorwa byabo ni ibikorwa by'inyamibwa, bari kwigaragaza cyane bikomeye. Kuba tugarutse no kuri Tanzania, nka leta ya Tanzania iri kwifuza kuba yakita ku bya cryptocurrency, impamvu ngewe ibintu nk'ayo mwanya wo kwigarukaho n'ubwo ari Bitcoin, nuko nk'amaleta menshi ku isi ntabwo yigeraga ashyigikira ifaranga ry'ikoranabuhanga. Aho amaleta amwe yabaga yumva ko ifaranga ry'ikoranabuhanga rishobora kugusha amafaranga yayo muri rusange. Ngewe nkaba naratangajwe n'uko bose bari kwifuza kuba bashyigikira amafaranga y'ikoranabuhanga nka Tanzania, ndetse bifuza no kuba nyine barishyira mu biganza byabo muri ubwo buryo. Uri kumva ko na pari noneho izwi ku isi hose, ejo bundi ibihugu byose biraba biyifuza. Aho naba ngiye kure? Ntabwo ugiye kure rwose, kandi n'ibihugu byose biri kugenda bikora icyo bita CBDC, Digital Currency Central Bank. Izo ngizo uko muyikora ni nako na ya crypto mugenda mwakira cyangwa se nk'izo za Bitcoin bizajya byoroha kuba wazimanaginga kandi ukazikoramo exchange, ukakira amadevize cyangwa se ugasohora amafaranga yawe, ariko mukabasha kuba mwakwirinda icyo gihombo kubera ko mufite ifaranga ryanyu riri online, kuko riba ari ryo riri kwifashishwa rikora izo exchange hejuru kuri
payi blockchain cyangwa se kuri blockchain y'igihugu cyanyu muri rusange, ku buryo udashobora wagera ku gihombo icyo ari cyo cyose. Rero n'ibindi bihugu bizagenda bibigeraho kandi natwe nzi ko bizagerwaho kuko nabo babirimo uko biri kose. Okay, hari ibindi bikorwa rero byiza nabyo byo gushyigikira GCV. Hari amakuru mbere nigeze gutangaza ku bigendanye na APMO izatangiza ibikorwa by'ubucuruzi ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 kugeza z'ukwezi kwa kabiri kugeza ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu. Iryo tangazo rya APMO kera ninjye warisomeye aho bavugaga ko bazatangira gukora ibyo bikorwa mu gihe cy'ukwezi kose ndetse bashyigikira GCV. Uri kumva ko ni ibikorwa byiza cyane, aho n'ubundi nabo baba bari bagiye kwitwara nk'amwe mu rwego rwo gushyigikira GCV. No mu Rwanda ndetse muri East Africa nabonye naho barahagejeje iryo shami, aho umushinga uhagarariwe na Olivier nk'uko na Prime Network mu Rwanda ihagarariwe na Bosco muri rusange. Pilot Rwanda nayo ikaba ihagarariwe namwe kandi ndabibashimira mu byubahiro byanyu. Rero muri rusange kuri 12 nizere ko twiteze ibikorwa byiza cyane bya APMO bizashyigikiye GCV. Wowe urabibona ute ibyo bikorwa? Ibyo bikorwa urabizi cyangwa se ntabwo ubizi? Ndabizi neza ko icyo gikorwa gihari, nagiye mbibona na Dorsine akora ubuvugizi cyane kugira ngo kibashe kuba cyagera mu bihugu byinshi cyane. Umunsi tukaba tumaze kubona kuri list ibihugu bigera kuri 40, hafi 44 cyangwa na 5 bashyigikira GCV guhera ku itariki 12 kugera kuri 12 z'ukwa gatatu, ni igihe cy'ukwezi. Rero abacuruzi ntekereza ko ku itariki 20 uyu munsi niba atari ejo hashize bari batangiye gushyiraho gufungura ama account kuri APMO, nibwo icyo gikorwa cyatangiye. Rero ku itariki 23 nibwo bazatangira nanone gukuraho ibiciro byose byari biri ku masoko kuri prote zose zari ziriho, nibwo bazagenda bakuraho ibiciro byose bidashyigikiye GCV, maze guhera ku itariki gusubiza hejuru kugera kuri 10 n'ubundi n'ebyiri bakazaba baramaze gushyiraho product zose zishingiyeho zifite price zishyigikiye GCV. Ubundi icyo gikorwa kikaba cyatangira muri kuno kwezi tugiye kwinjiramo. Rero ntekereza ko iki gikorwa ndakizi. Rero reka turebe koko no mu Rwanda abacuruzi bazaboneka bajya kuko bashyigikira icyo giciro, ariko baboneka bataboneka ntekereza ko natwe nka community Rwanda tugomba kwigaragaza dushyigikira GCV kandi tukabasha kubigeraho. Ubwo rero muri make mukomerezaho kandi mukomeze mushyiremo imbaraga, tubari inyuma, ndetse na APMO nibatangira ibikorwa byabo nabo bashyiremo imbaraga bashyigikire GCV, bashikame ugushyigikira GCV. Nabo turi kumwe nabo, tubari inyuma, abayobozi babo kumwe bizagenda kuboneka nabo tuzagenda tubavugisha kugira ngo turusheho kugaragariza isi ibikorwa biri gukorwa n'Abanyarwanda mu gushyigikira GCV. Hari ikintu wakongeraho kuri ibitekerezo dutanze? Igitekerezo ni cya kindi gihoraho, ati mujye mugerageza kumenya ubumenyi ku ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kuba twakwirinda ikintu cyose cyatuma twibwa payi zacu ndetse n'izindi asset zose tubitse, maze ubundi tukabasha kugenda dukorana neza muri rusange. Ariko nkivuga ngo umutekano, hari akandi kantu maze iminsi nkurikirana nagira ngo nze kuba sangiza. Ni ukuvuga ngo muri ino minsi twagiye dufungura ama account ya Stella, n'abatarayafungura bakomeze bagerageza kubera ko igihe kiri kwegereza. Ariko iyo turi gufungura Stella hari ukuntu twihutira kuba twashyiramo wallet address ya Pi ndetse na Rapid Pi ndetse na Yard Pi. Izo address uko ari 3 nagerageje kugenda nzikurikirana, nsanga izo wallet address ngeze kuri Explorer Expert ya Pi Stella, nsanga iyo wallet dushyiramo ya Pi
itizewe, rero byasaba ko buri muntu uwo ari we wese wayishyizemo abishaka yayikuramo cyangwa se yanabishaka akayerekeramo, ariko ntazigire na munsi n'umwe public chain itangiye ya Stellar ngo abashe kuba yakohereza payi ze, kubera ko iyo wallet yaba ari iya payi ndetse n'iya Rapid Pay n'iya Yard Pay, iziri kuri Stellar zose zigaragaza ko zadetectinzwe n'icyo bita counterfeit ya Stellar, bivuze ko itizewe. Niyo mpamvu tuzategereza umushinga wa Pi Network ko team yo ubwayo izatwihera icyo bita contract address ya Pi ya nyayo n'iya Rapid Pay n'iya Yard Pay, kugira ngo tuzishyire mu wallet yacu mu rwego rwo kwirinda ko hari wallet yari yose yazascaminga Pi zose wazakoherezaho. Rero nakwibwira abantu bose bagerageje kugenda bazishyiramo ko bagenda bakazikuramo cyangwa se bakanazireka, ariko kubera ko nibayikurikirana kuri Explorer barasanga iri detected by counterfeit ya Stellar, igaragaza ko ishobora kuba itizewe. Niyo mpamvu rero twategereza iyindi tuzahabwa neza cyane. Rero icyo kintu nacyo kintu cyanavuga ko twakunda cyane kugeza igihe tuzahabwa iya nyayo ya Pi Network yayo iri kuraninga kuri Stellar muri ibyo bikorwa byose tuzatuma turakoresha, kuko zose zigomba kuzaba zirimo. aha urakoze cyane. nshishikariza n'abapiyoniyazi kujya kureba ikiganiro nabakiriyeho kibanzirizwa n'iki ikiganiro kigaragaza kohereza no kwakira payi. nta kibakoreye mbakorera leta aho ushobora gukora wigura rigurisha, wagera mu kwishyura ugakoresha sikani. icyo kiganiro nacyo tuzakibashyiraho ubutaha, iyo video nzibashyiraho ubutaha, nabanje kubashyiriraho iri manuwere. ubwo rero muri icyo kiganiro icyo kiganiro nashyizeho harimo noneho muri description harimo n'ikiganiro cyawe uheruka gushyiraho muri iyi minsi. ubwo ni ikiganiro cyiza, nifuje ko abapiyoniyazi bakireba bakagikurikira. wakibabwiraho mu ncamake nka introduction ntoya kugira ngo bazagende bakiharebe? icyo kiganiro cyasobanuraga cyangwa se navuganaga n'umuvandimwe wambazaga ibibazo byinshi cyane byiza cyane byari bishingiye ku cyo bita liquidity pool ya Pi Network yari imaze iminsi iri kubakwa kuri Stellar, aho twagiye tubona ko hari bamaze kubaka aho unity price izaryama cyangwa se igiciro kizaba kiri, aho bifashishije kode ingana n'ibihumbi 314,959 bayifashisha nka kode kugira ngo aho hantu ariho price izaba iri, rero kugira ngo babashe kurema liquidity pool. murabizi neza ko mu minsi ishize hari habaye transaction ya billion 40 zavuga kuri Pi blockchain zijya kuri Stellar wallet ya Pi iri kuri Stellar. iyo transaction rero yagezeho kugira ngo babashe gukora icyo kintu cyitwa liquidity ni ukugira ngo ifaranga ribashe kugira ireme, transactions zibashe kuba zakorwa, kwakira no kohereza ndetse no kubitsa no kubikuza kuri blockchain. rero icyo kintu cyitwa liquidity kidahari, coin idafite liquidity nta n'agaciro burya yaba ifite. niyo mpamvu rero icyo gikorwa cyabayeho bakakora iyo liquidity pool muri iyo minsi. nibwo rero umuvandimwe yamamagaye kugira ngo ndamusobanurire neza nibyo bibazo urebye byiganjemo aho bituruka n'impamvu yabyo. rero umuntu wese waba ukeneye kucyumva ndumva yajya kuri Pi Pilot Rwanda akagisangaho nicyo duherukaho, cyangwa se akajya no kuri Twiga ECTV muri description maze akabona icyo kiganiro link imugezaho. ariko nanone ndagira ngo bibutse description ni iki cyangwa se bayisangaye kugira ngo bayikoreshe. aha ni ukuvuga ngo kubona description ntabwo bigoye. wowe kanda munsi y'ikiganiro, ukaza munsi y'ikiganiro uhita ukabona bashobora kubashyira nimero za telefone se, bashobora kubashyira amaneka atandukanye. avuga ni ntabwo bigoye. wowe ugifungura ikiganiro cyawe kuri YouTube utangiye gucyumva, ureba hepfo, kanda hepfo, munsi yacyo terwa ariko kubashishikariza Niba network yari iragenda nabi ukuntu, ariko uko biri kose ndumva wabasobanurira ko aho bayisanga rero hasi maze bakayibona mu kiganiro muri content bagakoraho bigafunguka byose, ubundi tukabona link zirimo bakayazikurikira.
kujya ikiganiro neza nta byinshi byoroshye cyane nta kibazo cyane ya rero reka dusoze ibintu gushare and comment kuri izo shane zombi Twiga Easy TV ndetse na Kayiroti Rwanda. Mbashishikaza gukurikirana no kumva ibiganiro byose twashyizeho hashize ndetse n'ubu ngubu. Ubutaha ariko nyuma gukora ikiganiro cyane cyane tuzagerageza gushishikariza abantu bashya gukurikira ikiganiro bakazajya bagitangira bakakirangiza kuko aribwo babasha gukuramo inyigisho bakazumva zikabacengera kuko abenshi bagenda basimbuka ikiganiro umuntu agakubaza ikibazo kandi igisubizo kiri mu kiganiro. Ya rero nasoza mbabwira ni mugire ibihe byiza kandi mukomeze mugire imyiteguro myiza ya Open Mainnet. Bye. murakoze cyane yari Showamu Pilot Ambassador ndetse na Twiga Easy TV aho tugiye kugenda tubagezaho n'ibindi biganiro. Nizere ko n'ubutaha tuzakorana amakoro abane namwe umwaka mushya muhire turacyawurimo tuwutangira. Murakoze cyane.